Ya nguhaye ikaze kuri Byikorere TV, ndagushimira wamaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo turusheho kubana muri video zacu za buri munsi. Ubaye ari ubwa mbere gezeho hano kuri channel yacu, nakubwira ngo kanda subscribe. Nuko twabitangiye turimo turakora isomo rya web development dukoresheje WordPress. Tugeze kuri part ya gukoresha Elementor. Twamaze gukora installation ya Elementor muri part 6, abatarayibonye mwasimbukira kuri YouTube ukayireba, ni iyi part 6, and then ukibuka no gukanda subscribe kugira ngo dukomeze turyoherwe n'aya masomo. Hanyuma numara kuyireba uzatukomereza twari tugereje ahangaha. Icyo twamaze kubona nuko twamaze gukora installation ya Elementor, hari uburyo twimportinga data uzanga kuri appearance, and then wamaze kwestara byose ubwo wamaze kwestara ya theme yacu. Theme twakoresheje yitwa Bizbank turayestara, and then nestara icyo bita fully green. Iyi ngiyi niyo nakoresheje. Hanyuma nawe iyo wakoresheje nta kibazo uhita uzanga kuri import demo data kugira ngo dutangirane na starter website. Biratworohera, bituma website twihuta. Ariko ibi ngibi tuzategura training zizajya in deep kuri Elementor, aho tuzatangira website from scratch, tukabikora from scratch bitagombeye ko twimportinga data. Ariko for now tugiye kwimportinga data, and then tugenda ducustomizinga tubihereza ishusho twifuza muri Elementor. Kandi biroroshye, ntabwo bigoye nubwo bikomeye. Icyo nakubwira nuko nagushishikariza kuba in touch ugiye tuzadusoye ko tugiye gutangira noneho training za Elementor gusa, zo tuzazikora ukwezi kose tuvuga kuri Elementor. Rero uyu munsi tugiye gukoresha import demo data kugira ngo dutangire website yacu. Nawe bitewe niyo wahisemo uraza hano ukanda kuri import demo data, nukandaho urahita uzanga continue. Ngiye namaze kubikora already. Icyo ngora no kuza kuri website yanjye ukahita ureba after importing demo data kuntu iri kulookinga for, kuntu iri kugaragara. Iragaragara gutya. Ni charity n'ubundi nk'uko twabitangiye, ni NGO website. Hanyuma urabona kuntu ngewe irimo iragaragara. First ngiye kubanza guhindura customization, ngiye kubanza guhindura tuno dutext twa hano hejuru turiho, and then tugasa neza. So ndimo ndakora ibi ngibi, hari akantu nifuje kubanza kubereka, kuvuga ngo iyo urimo urakora website hari utuntu ugomba kuba uzi tw'ingenzi. Hanyuma rero niko ngiye kubereka, ngiye guheraho ni udutip, nakita nk'agatip, ariko ni ingenzi cyane kukamenya nk'umuntu uri muri web development. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze website gutya, urabona ingewe iragaragara hano, ndayibona nka developer. Even n'undi wayifungura ku yindi page atakoze na login, like nkanga wenda kanje nko muri incognita. No incognita ntabwo ibifitemo account, and then ni ifunguriramo hano iraza still. Noneho tugiye gukora akantu ngiye guheraho, ni ukuntu noneho ushobora gukora website ukayihisha abakiriya bari ku ruhande, ariko wowe ukaba uri kuyibona. Muri rusange no kuvuga ngo tugiye kubanza kureba ukuntu ushobora gukora website wayishyize under construction. Mu yandi magambo, ugiye kureba umukiriya kugira ngo ugiye kureba nka boss aguhaye ikiraka, aravuze ngo arifuza ko website wenda izaboneka nyuma y'iminsi runaka. Ukwiye kubanza kumwereka ikintu nka confidence, nk'akantu kamwereka yuko website yiwe irimo irakorwaho. Cyangwa se wakoze website yatangiye kuraninga, ariko ugiye kugira updatingaho, kuyikura ku murongo kugira ngo hatagira umuntu uza kwisura agasanga ifite ibintu bitari related. Nicyo kintu kiza nakubwira. Ako kantu ngiye kukwereka ni plugin tugiye kwestara, iduhereza icyo bita countdown, aho setting iminsi, amasaha, kugira ngo website yawe iyo minsi wasetinze aba ariyo minsi izagaragara nyuma yayo. Like nguvuga ngo niba wavuze ko website yawe ugiye kuyubaka mu minsi 5, nyuma y'iyo minsi 5 website yawe ihita igaragara ku murongo. Rero tugiye kubireba kuntu bikorwa. Uzano kuri dashboard, tukaza muri plugins. Iyo kuri plugins za hano kuri new, add new plugins, and then ugatypinga coming soon. Iyo uganze coming soon haza plugins zitandukanye. Icyo tugiye gukora, iyo ngiye kubereka niyo nabonye ikora neza, like iyi ngiyi CMP
CMP coming soon cyangwa se maintenance plugins by Nitro what ibintu ngibyo. Hanyuma iyo umaze kuyestara ukurikizaho activation. Nongeyeho navuye ku mumaro w'aka kantu ushobora kutabyumvishije neza. Ngo iyo uri wakoze ugiye gukora website iri ku murongo, hari abantu bahitamo gukora website wamaze kuyihostinga. Iyo ugiye kuyikora wamaze kuyihostinga, wamaze no guhitamo domain name, nukuvuga ngo ntabwo ukeneye ko abantu bazajya baza ngo barebe ibyo urimo urubaka. Nona ugomba gukora nk'akantu k'agapage udisplayinga ku buryo umuntu wese uje asanga iyo page irimo. Muri Elementor cyangwa se muri WordPress biroroshye cyane. Ni activation ukora y'iyi plugins nuko umaze kuyinstalla, wamara umaze kuyikorera installation ihita iba activated. Urabona ko hano hejuru hahise haza akantu kameze gutya. Aka ngaka kaba gafite on na off. Urabona ko iri off. First ngiye kubanza kuyicustomizing cyangwa se kuyihereza like design nifuza. By default iyo akase nk'ukanda on, iyo ukanze gutya kuri on kahita kafunguka. Urabona ko ibaye enabled. Ningaruka kuri ya incognito page aha nagarukaho hano, urabona ko ni muri incognito, and then nka refreshing this page irahita ko iri anda nk'uko uri kwibona hano hejuru iri kumbwira ngo NGO coming soon. Avuga ngo ahangaha rero icyo tuba tugiye gukora kindi none no customizing ino page ishobora kurodinga ko yakaro bwa mbere ndi kuyestara, ishobora gutindaho ukuntu, ariko ubusanzwe iri hute bamaze kuyikorera installation byarangiye. Hanyuma urabona kuntu ije igaragara na countdown iriho NGO something is happening. Ngo ahangaha nta kintu kindi kiriho, ni page yonyine umuntu wajya ujya kuri website yawe yajya yitabona. So tugiye kuyicustomizinga rero tuyihereze iyindi shusho. Tuzaza hano n'ubundi tuze hano and then tujye kuri content. Iyo wagiye muri setting n'ubundi uzano kuri content, urabona urifuza wenda reka turekere wenda iri rizaba ari ryo jambo, wenda reka tugire like Byikorere, and then tuze kuri background. First ushobora guhitamo like template. Anga tuba turimo kaze duhitamo aga template gatoya kaba kameze neza, gafite like ibintu byose nyine dukeneye. Let me switch on template. Nukuvuga ngo reka tugaruke hano kuri basic. Iyo hano kuri basic urabona hano hasi hari hano ku ruhande muri kuhabona ahangaha CMP setting kahise kaza hano ku ruhande, and then ukajya kuri basic, warangiza ukaza hano ugahitamo template ushaka iziri free. Hano hari iyi ngiyi wa activatinga, ariko I really like this one. Iyi ngiyi ni ukatu activatinga, ni countdown, ifite ibintu byose wayikoresha. Hanyuma iyo umaze kuyactivatinga ugarutse kuri ya page yacu ahangaha ukarefreshinga like this one. Okay, urabona ko yamaze kugeramo, urabona ko ifite countdown, ifite ibintu byose. Hanyuma aka ngaka kaba kagaragara mu gihe website yawe itari yajya ku murongo. Urabona ikintu tukora ahangaha, uza kuri content. Iyo uje kuri content ahangaha ushobora kwandika wenda ngo coming soon, coming soon, and then wamara gushyiraho coming soon ushobora gushyiraho paragraph bla 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 uko ubyifuza, and then background ushobora kuyihindura as long as nyine ufite ino zimeze gutya. Ushobora guhitamo nago customizing by image, uga customizing by color, ariko by default media it's nice kuko mbona igaragara neza, ariko bitewe n'ibyo ushaka wayihindura nta kibazo. Tutorial nyine wabichanginga nawe. Hanyuma ahangaha tugiye guhitamo countdown igihe twifuza ko website yacu izaba yarangiye. According ku itariki wahaye umukiriya wawe ushobora kuza ahangaha ugasetinga ko wenda website yawe izagufata wenda amezi 3 cyangwa se amezi 2 cyangwa se ibyumweru 3. Niho bisetinga avuga ati wenda namaye ku itariki 30 n'urugero. Itariki 30 yisetinze ukakano ku ruhande bamaze kujyamo already, and then ukamanuka ahangaha ugakora save.
Ahangaha hari ako bita copyright. Akangaka ushobora kwandikamo wenda developed by like kanze nandikemo wenda nka bleftek.com.wa like this one, and then atashira izina ryawe cyangwa se rya company ukorera Bleftek with love, nta kibazo. Wanyuza ukahita usavinga. Hanyuma iyo umaze gusavinga, reka duse nk'abagaruka kuri ya page yacu ya mbere. Twari dufite ibintu bimeze gutya. Urabona ko dufite akantu ngo made with Niteo themes, ariko kanise nk'urefreshinga. Urabona ko yamaze guhinduka NGO coming soon. Ya magambo amaze gushyiraho iminsi 12, amasaha nayo ya magambo description banasize ahangaha, and then developed by Bleftek. Hanyuma iyo ukanze hano kuri no link ihita ikudirectinga kuri ya website ya Bleftek. Rero umuntu wifuza services za web development n'ibindi bya web hosting, nko uri muri web development ukeneye na web hosting, rero tuza uduhamagaye kuri Bleftek turagufasha kugabanyiriza ibiciro. Numero ni izi ngizi, bagukorera hosting neza ku mafaranga make utasanga ahandi hantu, ko guhera ku bihumbi 15 basha guhosting. Rero nucikwe n'aya mahirwe kandi ni umwaka wose hosting. Rero nikaze muri Bleftek. Hanyuma reka dukomeze. Tumaze gukora bino ukuvuga ngo tutatuza ahangaha kuri website yacu. Data tuba twamaze gushyiramo. Urabona ko website yacu iri under construction. Bivuze ngo ibintu bise twakomeza gukorera ahangaha nago client cyangwa se undi mu user wabona access yabasha kubya accessing. Ngo ngewe iyo ndimo hano nkandikamo wenda like NGO, ndabona page ya nyayo kuko nakoze login, ariko anyone uturuka ku ruhande akagerageza kwa accessing ino website nta kintu ari bubone, nta kintu abasha ku receiving like nko muri incognito. Sorry ngireka ni closing. Iyo nko muri andi muri incognito kwari turi n'ubundi mwayibonye ko yo nta kintu kindi ya receivingaga uretse kubona kiri under construction. Niko bigenda. Undi muntu wese uturutse ku ruhande usibye wowe niyo wenyine ubasha kuyibona, cyangwa se undi wamaze gukora login ufite access kuri website. So rero nuko nguko ubikora. Hanyuma tugaruke kuri page yacu. Ahangaha dukeneye kwa customizinga iyi website yacu. Mbere ko twinjira in deep muri Elementor, nagira ngo tubanze customizinge utudufashe aya magambo ari hano hejuru like these menus n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Turagaruka no twinjira muri designing nyirizina. Rero reka dutangirire kuri customization ya website yacu muri rusange. Iyo ugiye gukora customization, iyo ukora customization ufungura website yawe ku ruhande, and then abakoze isomo rya mbere murabizi ukuntu biba bimeze, ntabwo biba bigoye, ni ibintu byoroshye cyane, nawe wabikora ubwawe. Rero utarabashije kwatinga isomo rya mbere twatangiriye kuri basic za web development kuri Elementor, ndamushishikariza kujya kureba video twagiye dukora kuri byo tubivugaho, and then agerageze abikore kandi biroroshye cyane. Rero reka tugende kuri customization. Icyo tugiye guheraho ni iyi header, and then dukurikizaho izi text zame hejuru. Iyo tuje kuri navigator like iyo ufunguye customization zimeze gutya, hanyuma tujya kuri navigator, and then tujya kuri site identity. Nkuko mwabibonye ahangaha site identity uze, and then uhitemo logo. Nicyo kintu cya mbere duheraho. Turakuramo iyi ngiyi, ushobora kuyikuramo cyangwa se ukayigumishamo mu gifiti yawe. Iyo utayifite hahita hazaho izina rya website yawe. Rero ntabwo dukeneye ko ngiye ntabwo nkeneye gushyira ibindi logo, reka nkoreshe no muri yari irimo. Iyo udashaka kurivinga ibintu byawe urabirodinga nyine bikagaruka uko byari bimeze. Ni imwe muri tool itagize kure, itagize ibyo byangiza nyine kurodinga page mu gihe cya service cyangwa se kandi bifuza
uploadinga page uko nari nangiye gukora, urabona ko mise ngarura byari bigiye. Hanyuma ahangaha iyo umaze gukora guhitamo logo, ushobora guhitamo na kano kaba kari hano hejuru, hano icyo bita icon, uraza ugaselectinga ahangaha, ushobora kuba mutahabonye, uraza ugaselectinga ahangaha handitse ngo select site icon, uraza ugahita uselectinga ahangaha and then ugahitamo icon wifuza ko izajya hari hejuru according to the image and according to your logo and what biterwa niba wahisemo, and then njye nimutamo iyi ngiyi, urabona ko bizaba bigaragara hano hejuru, wowe uzahitemo ibihura n'ibyo ufite. Hanyuma ahangaha iyo akenshi ushobora kujya gukropinga ikanga and then tukora skip nta kibazo, n'ubundi ihita nk'uko yari yagaragaye hariya. Hanyuma iyo ubirangije tugaruka kuri hano kuri site identity twari turi, iyo ubirangije ugaruka kuri store top bar ni kano kari hano hejuru, kaba kari social media platform and mobile number, address and email address. Hanyuma ikintu duheraho ni background yabo, bifite background ebyiri, urabona background ya mbere ni icyatsi, uyihinduye ukabona ugasa nk'ukopiyemo color code yaho, and then se nk'uyihinduranya igihe wenda like umutuku, ningira umutuku irahita isa nk'ivanze, urabona ko harimo green ariko yagira ngaho ikagenda iba umutuku, bivuze ngo nuko ifite amakarazi agiye atandukanye. Nawe rero bitewe n'iyo ushaka, reba kara 2 nayo ni green, bivuze ngo niyo mpamvu yabaye gutya ukabona ko isa green, kase nk'uyihindura wenda blue like kugira ngo tugende tugira ibyo ducenginga kugira ngo nawe ubibone. Urabona ko tuyigize blue and then ningi nayo tuyigire blue, nitigira blue irahita ino yabaye full blue, ariko I think twakoresha green niyo ndi kubona ihura n'iyo n'ibiki, ariko nawe wakoresha ibara nyine, urabona ko biba byoroshye, uhitamo kara ushaka and then byoroshye, urareba ukuntu ukabihuza nyine bikagenda neza. Hanyuma hano dufite icyo bita button ni iyi ngiyi iri hano, igira nuza nayo yayo, igira background, igira kara yayo, nayo turaza kuyigarukaho. Hanyuma ahangaha ushobora guhitamo kara like ahangaha ni boda kara kaba turenga ku ruhande, ariko na social media kano kaba gatandukanye, hano social media separato kara, ngo aka kaba karimo hano gatandukanya izi wenda Facebook, Instagram, YouTube, and then yo ukagasa umweru nako ariko kari transparency, ushobora kugahinduka ukagira wenda nka blue, kugira ngo urabona ko ibara ry'Afurika rihita rihinduka hano uko uhinduye bitewe na kara uhisemo, urabona ko ihita rihinduka igasa nk'uko ubisetinga, like ubuse nk'ababishyira ku mutuku wenda kugira ngo mujye mubibona, ugabanye na nuza na response na opacity, urabona ko kongera opacity karagaragara cyane. Hanyuma iyi ngiyi rero ntabwo ari byiza ko nyine igaragara cyane, opacity yayo ushobora kukagira ukagabanya ukageza nk'ahangaha and then ukagahindura n'ubundi white like this one, white umweru ndende, kugira ngo kagaragare neza. Hanyuma urabona ko gakoze fresh. Hanyuma ahangaha wenda reka nawe ne kwatinda, ahubwo tuze aho dushyiramo data. Urabona nk'ahangaha dufite iyi ngiyi, dufite email, tukagira telephone number, tukagira na address. Hanyuma iyo kuri telephone number ushyiramo telefone yawe yumvikana, and then ushyizemo mobile number yawe, uhita uza ahangaha. Imaze gushyiramo namba yawe ukomeza hasi, ahangaha uhashyira email yawe, info aho warangiza ukaza hano hasi handitse address, ukashyira address yawe Kigali, Nyamirambo,
ijambo address yawe ukayandika neza, like waba uzi n'imihanda ugashyiraho na KGL imibare runaka. And then urabona uko mbihinduye, urabona ko hano hejuru naho byagize gute, byagiye bihinduka. Ibi ni byo nshaka kuberekaho hano kuri kano gapage, kuri hano header kuhindura. And then ibijyanye n'iyi logo ushobora gukanda hano, iyo utari kubona neza ukuntu wagera kuri logo ushobora gukanda hano. Ikindi nibagiwe kuri hano kuri menus ushobora kuza kuri social link, wikanze hano kuri social link munsi yaho wari umaze gushyira address nayo nagiye kubereka. Izi page ushobora kuzanga ukapestingamo address yawe, wenda ukavuga ati wenda ni kujya kuri facebook.com iyi ni account yanjye hanyuma uratuza upestingemo hano muri ya link yayo. And then nukora save yabyo n'andi hose ugenda ujyamo ugenda ureba handitse link, ahangaha link ugashyiramo ya link hose ukagenda ushyiramo ya link yawe ukagenda uyishyiramo. Mu gihe noneho ufite izindi social media platform wifuza kwadingamo nabyo uraza ahangaha ukahita ushyiraho ngo add new. Iyo ugiye kuri add new by default muri Facebook ushobora kuza ugashaka na LinkedIn, social media platform zose ziba zirimo. Iyi wanditsemo LinkedIn uhita uyibona ako kanya. Urabona ko yaje ngiyi, warangiza kuyishyiramo ukahita wandikaho LinkedIn, warangiza ukahita uzana hari link. And then ukahita uyishyiramo n'ubundi nuko nabibabwiye, ukahita uyipestingamo hano. Urabona ko yamaze kuzaho nayo nuko ubishyizeho. Ushobora no guselectinga kara wifuza ko yajya display, ariko akenshi by default ziba zaje bitewe n'ama website yabo n'amago biba birimo. Urabona ko LinkedIn isa gutya n'ubundi YouTube abantu mutukura bizi, Instagram bari gray, bagenda gusa na n'ukuntu bita byabara ukuntu nyine sinzi. Hanyuma iyo urangije ugaruka hano kuri turi kuri header, iyo urangije kuyikora n'ubundi publish nkuko twagiye tubibona kugira ngo twirinde kuba twagosinga data. Hanyuma ahangaho naho twagarutseho ono natwe twagaho not yet. Ahangaho iyo wifuza iyo tuvuye kuri set identity tukaza kuri top bar, tukaza kuri transparency header, twari turagera, sorry. Iyo tumaze kuva hara hose tugiye kujya ku cyo bita menus. Izi ngizi zirano nzo tugiye gukora. Hano hari iyo bita primary header, niyo yingiyi iri hano hejuru. Primary header ushobora guhitamo uko wifuza ko bizaza bimeze. Urifuza se ko logo yawe iyo ukanze gutya bango logo yawe iza gutya, menu iza munsi, and then logo ikajyamo hagati ya top bar na menu cyangwa se primary menu. And then wifuza ko logo yawe ijya hirya like this, logo iza hano wowe ugasanga menu zazajanga by default, kandi byiza cyane ni gutya biba bihereye left. Hanyuma iyo bimaze kuba gutya ushobora kuza kandi ndetse size of border iyo by default iba yisetinze singa nako yihindura. Hanyuma reka tugaruke ahangaha kuri izi menus: home, about us, our services, blog and blog news. Ahangaha iyo uje tugiye gusetinga, uribona ko dufiteho green. Ushobora ngo watifu no nifuza kino background nayo isa icyatsi. Urabona ko iyo uscrollinze up hamanuka izindi menu. Izi menu nazo ufite ukuntu ushobora kuzisetinga kwazo. Bavuga ati n'umuntu urajya scrollinga up edit displayinga another menu zifite background neza gutya na gutya. Niho bisetinga bavuga ati umuntu urajya kirika hano kuri background ajya muri ibingibi. Ajya anaho uvaringa kuri home kuri text runaka ajya abona ko ari kumuvura.
bo first navigation bar ifite background nayo akenshi aba ari umweru nk'uko muri kubibona nyine nubwo akenshi by default akenshi aba ari umweru ifite primary color and secondary color cyangwa se background 1 urabona ko background 1 ingize umukara ariko background 2 is still white. So ahangaha rero niwo ugomba kubisetira ukavuga ati wenda reka ngire umweru hose cyangwa se hose nagire umukara. Ikindi kintu mbere yo kubigira umukara ugomba kubanza kumenya se logo yanjye iyo ifite logo yanjye imeze gute nigira umukara se website yanjye ntabwo izatuma logo ihita iruzinga ukongera ukibaza se ubundi nigira umukara biraza kuba bisa gute according to colors ifite niwo justifying bigiye biba byiza website idafite amabara menshi ati bike n'ibyo biza amabara 3 cyangwa 4 aba ari byiza cyane. Rero ni wowe ugomba guhitamo. Njyewe for me ndakoresha umweru yes. Ahangaha tubonye ko ari background, hanyuma tugira icyo bita text color cyangwa se menu text color. Iri ngiri riba ryanditseho ahangaha ushobora guhitamo, urabona ko ryo risa gutya ariko ushobora guhitamo rikaza risa black ya black. Urabona ko ari ikintu gihindutse wenda kase mwigiramo muri green, urabona ko bigenda bihinduka bitewe na color ushizemo. Hanyuma ibyo nibivaho tuze kuri separate bitandukanyemo hano hagati. Urabona ko irahari ariko navuga ko imisumwe ariko nugiye wenda ngagutya urabona ko kahita kagaragara tuba tuzamo nyine tumeze gutya kandi naturekere no kuri. Hanyuma background y'umuntu wavalizeho hano bigenda gute? Urabona iri gusa green ariko nigira gutya wenda nkayigira black, umuntu nawe wavalingaho bizajya biza bisa umukara. Ubikora n'ibihita bihinduka bikaba ko ugomba kongera kugerageza. Urabona ko noneho byahindutse, umuntu nawe wavalingaho bizajya biza bisa umukara. Hano icyo dukora ni iki, dusubira gusubiza ku cyatsi. Ngewe ndi guperifera icyatsi. Tukasubizemo icyatsi cyari kirimo. Nindangiza tujye kuri site color. Ibingibi bivuga ngo byitaho iyo wakoresheje text, ariko utakoresheje text na tagline si ngombwa. Mu gihe wakoresheje text utakoresheje logo niho ushobora guhitamo color ya rya jambo riba ryanditse ahangaha ndetse na tagline wakoresheje bitewe n'iyo ari. Noneho tugiye kuri iyi ngiyi ahangaha tubwo turahasoza. Tugiye kuri iyi ngiyi noneho iza iyo tuzamuye gutya iyi ngiyi isa n'imanutse hejuru. Urabona ko yo ntabwo biratandukanye. Iyi ngiyi ifitemo ya separato kandi yasumukara cyane, ariko ahangaha urabona ko n'indi settings ziracyasa n'ahandi hambere. Rero niho tugiye stick menu option. Ahangaha mbere na mbere dufite title color. Ushobora gusanga hano wari ufite wenda title wayise green ariko wagira ngo ikaba blue. Ahangaha rero bisetinze biba bitandukanye. Color y'ahangaha yo yifuza ko itandukanye ntabwo bitandukanye. Nav bar background color ubura ngo ushobora guhitamo ibara ritandukanye ukavuga ati wenda ibyo bigera ari ibyo bihita bihinduka wenda light. Ibyo bisa bino bara bimere gutya the same n'ubundi kugira ngo urinde amabara menshi. The color background n'ubundi bagira ukazisa no kureba n'uko wasetinze color background wanyu. Iyo umaze kubisetinga byose bisa urabona ko ibibaye gutya, ariko wazamuka igahita ihindura ibara muri kubibona. Ariko nuwamurengaho n'ubundi same style kuza uguhereze output. Hanyuma nuko nabibabwiye ndabibereka, ariko ngiye ndaprefera gukoresha umweru. Nayo ndayigira umweru, and then njye kuri text menu no text yawe n'ubundi the same. Nayo ushobora kuyigira black cyangwa se umutuku cyangwa se bitewe n'uko ubyifuza. Urabona ko ibaye ibihindura nyine urabona ko biri gufunga. Hanyuma ngiye kuyigira umukara. Mbere ntabwo umukara dede ariko
reka duhindureho turagire wenda icyatsi ariko kijimye cyane ubwambere. Hanyuma urarindira kuko ariyo bitahita okay, urabona ko yamaze kuba effected, yamaze kugeraho. Warangiza kubikora gutya, tujye kuri child menu. Child menu ni tuno tuba tudisplaying ahangaha. Ushobora guhitamo background color ya hano, tuno tumanuka hano hasi, ukahitamo color yaho, ukavuga ati wenda ise wenda like ibe gutya orange. Hanyuma iyo uhisemo orange ugasa nk'uyisevinga, bivuze ngo bayigize orange. Urabona ko n'umuntu nagira gutya akawavaringa izaza ari orange. Ariko ushobora no gusetinga ahangaha bikaza bitandukanye. Ushobora gusetinga yangaha ikaba orange, ariko umuntu yajya ahangaha akabona iyindi kare bitewe n'uko wowe ubishaka. Hanyuma reka dusetinge no kuri urabona ko n'ubundi yari ikiza n'umutuku, ariko reka nanga twari turi naho dusetinze ahangaha ko byari byakunze, ariko ahangaha byari bitarakunze, ariko naho mu gusetinga urabona ko byagiye bihinduka hose ndetse n'inongere. Ariko ushobora gusetinga kara ya hano ikaba itandukanye n'iya hano, uburyo uza ugasukura urabona ko hano n'ubu byahise bihinduka cyane. Ariko nk'umuyuza uperefera umweru, kuko umweru burya uwo nta kibazo abayobozi bose umuntu abasha kuwubonamo, abasha kureba ko bitewe n'amabara yawe, bitewe n'uko uri gukora website yawe, bitewe n'uko ubyifuza, niwo uhitamo kara ugahitamo iyo wifuza. Hano urabona ko iyo umuntu yawuvarinzeho nta kintu gihinduka. Bino byo tuzaza kureba niba hano birimo, ariko nta birimo hano, ahubwo tuzategura uburyo ushobora kuzitinga zino menu ku buryo umuntu yawuvaringaho akabona n'amagambo nyine bitandukanye nuko turi kwibanda ngaho, ukabona menu ziri customized neza. Ushobora no gukirika gukora hano akahita haza akantu kameze nk'agapaje hano hejuru. Ibyo tuzabirebaho muri tutorial zikurikira iyi ngiyi. Hanyuma ndumva ibi ngibi bibaye kuri izi ngizi. Ikindi navuga ni kuri ushobora kudisabulinga ino search iri hano hafi ya iyo ukanze ivaho nagize ya search yari iri kuza yidisiplayinga hariya uyikuraho. Hanyuma sinema kuyikura kuko website igomba kuba ifite akantu ka search y'ingenzi, kandi karanakora akangaka ukirikaho ukazakaza gake nyine ugasaba wasanga cyangwa kuziga igihe bibaye ngombwa ko icyo ushaka gukora. Hanyuma ahangaha tugeze kuri button. Iyi button urabona ko yanditseho join now. Nkuko turi gukora website ya NGO ushobora kwandikamo donate now. Iyo urangije kwandikamo ijambo ryawe the same, n'ubundi tushyiramo link ya ujya kudonatinga irahita imujyana hehe. Biba byasabye ko wamaze guconnectingaho payment system cyangwa se payment wire, like uburyo nyine bwo kwishyura. Wamaze kubuconnectaho ushyiraho link yabwo and then umuntu akaba aribwo akoresha. Hanyuma ushobora guhitamo button color. Umuntu nawavaringa kuri ya buto bizagenda gute, azabona iki? Ahangaha background color urabona ko n'ubundi ni icyatsi, ntabwo twabine ko n'ubundi bisanga mena, ariko wowe according to your color ushobora kubihindura. Button urabona iri hano isa gutya, ariko n'iyi ngiyi rero nuko nabyo mbibabwira izo zisitikinze hano hejuru nazo ziba zifite background color yazo. Ushobora gucuzinga another color iri different from the one iri kuri main menu. Urabona dushobora gucuzinga ahangaha dufite green yijimye, ariko ahangaha gasa nk'agapikamo ukuntu. Urabona ko biba bigiye bitandukanye. Urabona ushobora gucuzinga umuntu nawavaringaho hano, urabona ko bihita bisa kuriya. Hano ugacuzinga nawe uburyo wifuza ko umuntu nawavaringaho uzajya umwereka ko yawavarinzeho nyine n'ubundi. Urabona nk'ahangaha biracyari kwa kundi, ariko n'izangaha byahindutse muri kubibona. Hanyuma ushobora gucuzinga background color kuri n'ubundi nk'uko nabimaze kubibereka n'ubundi same kose ni kimwe. Wenda ibi ngibi si ngombwa kuko akenshi iyo wanditse ijambo bita byisetinga. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni bad ni ugusetinga amapadi
padding n'amaradius n'amaspesi. Ibi ngibi si ngombwa cyane kuko akenshi uko ugenda wandika amagambo yawe bigenda byisetiye kandi bigenda biza bifite good color. Just in case wifuza kugira updategaho ushobora kubyandika muri comment maze kugira ngufasha. Hanyuma ikindi ni responsiveness hano kuri mobile n'ubundi akenshi iyo wasetinze neza ino wamaze kuyicustomizinga neza ashituye kuri telefone ngo nibigaragara. Hanyuma ushobora gushyiraho processing bar hara hejuru ariko akenshi si ngombwa iyo ushyizeho hari ukuntu nyine igaragara processing bar nango ni ibintu bayifuza kudisiplinga ariko most of the time urayidisablinga kuko yongera ibindi bintu kuri web gatuma isa nzayibasobanurira nzayibabwira isa nk'itaye sizing yayo na style yayo ariko gutyo urabona ko bifite holdings data information mu buryo buhagije nyine by'ingenzi uba ugomba kuba ufite ibi bifite. Hanyuma kuri foto aho like umukeneye hano dufite hano hasi ibi mbanza guhindura nibyo utahindura muri Elementor. Dufite ibintu bimeze gutya dufite zino page zingana ushobora kuvuga ati wenda urifuza ko zino page zibaho hasigaraho zino menu. Icyo ukora ni iki, uza hano kuri hano dufiteho like dufiteho social media platform naho ucaho nk'ubundi nk'uko twayibonye hejuru ukayishyiramo amalinki yawe wifuza byose muri rusange. Warangiza kubikora ukahita updating. Hanyuma ibingibi by'amamenus aba yagiye aba displayed ahangaha ushobora kubichanginga uhindura menu settings zawe displayed ahangaha. Turaza kubireba ahangaha ntabwo birimo ariko turabireba aho tubihindurira. Icyo umuntu aba afite access ahangaha ni menus. Ibindi byose haba aya magambo ngo WordPress n'ibiki powered by n'ibiki ibingibi ndabereka aho tubihindurira. Biba byose cyane muri code naba code gatoya uhindura. Hanyuma ngira ngo ndasobanuye kuri customization. Ubu no tugiye kuza twinjira kuri Elementor kuri next video. Ntabwo nayishyira muri video imwe nayo, reka mba kuri indi video ya kabiri noneho twinjire kuri Elementor nyirizina. Tumaze gucustomizinga ibintu tutakora muri Elementor. Ibingibi ntabwo twabikora muri Elementor, niyo mpamvu nabisize ku ruhande. Rero tugiye kwinjira n'ubundi kuri Elementor kugira ngo tubashe kurebera hamwe. Icyo twakoze mwabibonye twakoze ya page ya welcome page kugira umuntu ko website igiye kuza mu minsi mikeya cyangwa se iri under construction, and then designinze customizinze website yacu. Ibingibi ubikora iminota mikeya cyane. Iyo uri kubigenda bikunze no gusobanura urebe iminota yabikoze. Hanyuma wowe ubikoze utari no kubisobanura uri kwihuta ari mu kazi ntabwo byarenza iminota 30 cyangwa se iminota 15 mu gihe ufite data zose ukeneye. Muri customization birihuta ntabwo bitinda. Rero it's up to you kugira ngo umenye ngo urifuza iki, amabara ushaka na yahe. Njyewe nahisemo aya ngaya ariko wowe according to you kubyo wifuza cyangwa se bitewe n'ibyo boss waguhaye kiraka yagutegetse ugomba kubikora uko yabigusabye. Don't forget to publish. Ibintu byose bamaze gukora eta publishinze bita biba lost ariko nuko ndumva ari ibingibi. Sorry rengi bagiye kwereka kuri kano kantu ka ngo dufite website yacu hano dufite utuntu customization hano icyo bita responsiveness. Aho turebera responsiveness ngo dukeneye kumenya ngo website yacu igaragara gute muri tablet and igaragara gute muri phone. Urabona ni gutya izaba igaragara muri phone, urabisa gutya. Urabona ko ntabwo tunabisobanura gukora ibintu nk'ibi ngibi muri coding biravuna cyane, ariko urabona ko muri WordPress biroroshye cyane. Menu zitaziza n'ubundi nk'uko twabibonye hariya, zose zitaziba displayed ahangaha. Ya button yacu iza hano ngiye. Hanyuma ibingibi ntabwo nshaka kubitindaho, tuzacustomizinga nzabigisha ukuntu ducustomizinga zino menus mu gihe twifuza wenda ibindi birenzeho hano kuri responsiveness. Tubaza kubireba ni plugin twestara nzayiberekaho. Hanyuma ndumva ari ibingibi, reka tugaruke tujya kuri Elementor yacu tureba noneho muri rusange
ibindi twifuza kwadinga. Murabona ko ni gutya website yacu iri kugaragara, ariko iri muri mode ya coming soon. Ntabwo undi muntu yabibona uretse njyewe uri kudevelopa, nawe uzaba uri kudevelopa yawe. Undi muntu wabasha kuyaccessinga ku ruhande ntabwo yabasha kubibona kubera ko iri muri development mode. Thank you.